yaga ikibumbano cyogejwe inyuma imbere ari habi mu mbere hawe kuruta ibindi byose birindwa mpagaze n'ubiri Karuvari ngumucyo uhaturuka ungeze aho Yesu anyifuriza kugera ku gihagararo gikwiye ku bugingo bwejejwe na rurema uri wa mutima umwe uboneye Nyagasani wowe wanyibumbiye reba mu mabanga mwe y'umutima kuko hadakubuye ngo herede sinaza kubona mwamugarutse ibyo nifuza bikaba inzozi mpagaze n'ubiri Karuvari umucyo uhaturuka ungeze aho Yesu anyifuriza kugera gihagararo gikwiye ku bugingo bwejejwe na rurema uri wa mutima umwe uboneye duhagaze ku rugabano rw'isi ihoraho twifuza wa mutima uwatubambiwe ntama w'Imana duhanze amaso yacu i Karuvari umucyo uhava utugezaho Yesu Kristo atwifuriza kugera ku gihagararo gikwiye na rurema uri wa mutima umwe uboneye ku bugingo bwejejwe na rurema uri wa mutima umwe uboneye duhanze amaso yacu kuri Yesu mwami
by'ukuri wibabere ikiruhuko. Twishimiye kuremwa kwacu no gucungurwa kwacu muri iyi sabato yera. Turaritse ab'ijuru bose ngo baterane natwe batuzuze imigisha. Twishimiye kuremwa kwacu no gucungurwa kwacu muri iyi sabato yera. Turaritse ab'ijuru bose ngo baterane natwe batuzuze imigisha. Adamu muri Edeni yaruhukaga isabato. Abana ba Isirayeli nabo bubahirije isabato. natwe mucyo turuhuke muri iyi sabato yera. Dusabe nyir'imigisha yose aruhukire muri twe. Twishimiye kuremwa kwacu no gucungurwa kwacu muri iyi sabato yera. Turaritse ab'ijuru bose ngo baterane natwe batuzuze imigisha. Twishimiye kuremwa kwacu no gucungurwa kwacu muri iyi sabato yera. Turaritse ab'ijuru bose ngo baterane natwe batuzuze imigisha.
atucishisha amenyo y'urupfu atugira abe iteka shimwe shimwe ryanjye rizahora riza muri we uwo ndirimbo nshya izahora mu kanwa kanjye niwe wadukijije amenyo y'urupfu atugira abe iteka shimwe wigaraguraga mwifata warusigaje hatugapfa ntawe ari witaye ku byawe akunyuze uwo mwami akugirira imbabazi ategeka kubaho ashimwe shimwe ryanjye rizahora riza muri we uwo ndirimbo nshya izahora mu kanwa kanjye niwe wadukijije amenyo y'urupfu atugira abe iteka shimwe shimwe ryanjye rizahora riza muri we uwo ndirimbo nshya izahora mu kanwa kanjye niwe wadukijije amenyo y'urupfu atugira abe iteka shimwe haleluya haleluya Amen. dushima imana ku bw'iki turinze ndetse tugeze n'uyu munsi kuri korasi hanyuma tuze gufatanya tugira gutya twese igice gihagaze n'inuma mwiza mucyo twese turirimba mucyo twese turirimbe turangurure amajwi dushimirire sayatugiriye amaraso ye n'ukuri niyaduhindura bashya tukongera kubaho ashimwe shimwe ryanjye rizahora riza muri we uwo ndirimbo nshya izahora mu kanwa kanjye niwe wadukijije amenyo y'urupfu atugira abe iteka shimwe shimwe ryanjye rizahora riza muri we uwo ndirimbo nshya izahora mu kanwa kanjye niwe wadukijije amenyo y'urupfu atugira abe iteka shimwe shimwe ryanjye
twese duhimbaza umwami Yesu ukwiye icyubahiro. Namukuzahamagara abera kuva mu isi y'agahinda, nizeye ko nzaba ndi kumwe nabo bazagusanganira. Uzaba umunezero w'inyanja y'ibirahure, turirimba dusingiza, twese duhimbaza umwami Yesu ukwiye icyubahiro. Uzaba umunezero w'inyanja y'ibirahure, turirimba dusingiza, twese duhimbaza umwami Yesu ukwiye icyubahiro. Amaze kwanga kumva ijwi ry'Imana, none aherekeje i Tarushishi, yajugunywe hagati mu nyanja, n'ubwoba bwinshi Yona arihana. Imuhengeri hagati mu nyanja, iyo hasi cyane, n'ubwoba bwinshi, ubuhungiro ni Yesu umwami wacu. Muhamagare agushyire mu bwato akwambutse. Nimurengere hagati mu nyanja, iyo hasi cyane, n'ubwoba bwinshi, ubuhungiro ni Yesu umwami wacu. Muhamagare agushyire mu bwato akwambutse. Amaze kwanga kumva ijwi ry'Imana, none aherekeje i Tarushishi, yajugunywe hagati mu nyanja, n'ubwoba bwinshi Yona arihana. Imuhengeri hagati mu nyanja, iyo hasi cyane, n'ubwoba bwinshi, ubuhungiro ni Yesu umwami wacu. Muhamagare agushyire mu bwato
ibindi byose. Amaraso yawe niyo yadukijije urupfu rw'iteka twari turimbutse twese. Warakoze mukiza kuko waducunguje amaraso yawe. Urukundo rwawe na n'ubu nirwo rutuma tukuririmba. Warakoze, warakoze mucunguzi mwiza kubw'igitambo kiruta ibindi byose. Warakoze mukiza kuko waducunguje amaraso yawe. Urukundo rwawe na n'ubu nirwo rutuma tukuririmba. Warakoze, warakoze mucunguzi mwiza kubw'igitambo kiruta ibindi byose. Amaraso yawe niyo yadukijije urupfu rw'iteka twari turimbutse twese. Warakoze mukiza kuko waducunguje amaraso yawe. Urukundo rwawe na n'ubu nirwo rutuma tukuririmba. Warakoze, warakoze mucunguzi mwiza kubw'igitambo kiruta ibindi byose. Mu gihugu cyiza cy'amahoro ahaganje n'umwami waremye isi n'ijuru. Aho heza haruta hose, Isiyoni ntiharangwa ikibi. Niwo murwa wera abera baringanirijwe. Uzari muri kuko bazaba bakuwe muri iyi si. Ijuru ni heza, morana icyifuzo cyo kuzabayo. Nakwizeye mukiza, nizeye yuko ari wowe wenyine ufite ubushobozi. Ni wowe wageza mu ijuru, gera kwisunze. Ibyo twakora muri izi
bitegetswe n'amategeko ntibihagije kugeza umuntu ijuru. Twizere igitambo cyawe Yesu, bikabyangezayo aho heza mu ijuru. Imigezi wo mu Rwanda n'imihanda bitatswe zahabu, amahumbezi yo ku nyanja y'ibirahure, igihugu cy'amata n'ubuki, imigezi y'amazi y'ubugingo. Kandi wumve ko ibyo byose ari ukugenekereza, ibitigeze kumenywa n'ubwenge bwa mwene muntu. Tugenewe abanesha, barahirwa cyane abazabayo. Ndakwizeye Mukiza, nizeye yuko ari wowe wenyine ufite ubushobozi, ni wowe wageza mu ijuru. Genda kwisunze ibyo twakora muri isi, bitegetswe n'amategeko ntibihagije kugeza umuntu mu ijuru. Twizere igitambo cyawe Yesu, bikabyangezayo aho heza mu ijuru. Umuntu yakora iki ngo azara ku ijuru? Icyoroshye ari ukw'ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge. Ayo ni amagambo Yesu yabwiye abigishwa be, bafatwa no kwiheba bati ninde uzagera mu ijuru? Yesu ati si kubw'umuntu, keretse uwizera Imana gusa. Ndakwizeye Mukiza, nizeye yuko ari wowe wenyine ufite ubushobozi, ni wowe wageza mu ijuru. Genda kwisunze ibyo twakora muri isi, bitegetswe n'amategeko ntibihagije kugeza umuntu mu ijuru. Twizere igitambo cyawe Yesu, bikabyangezayo aho heza mu ijuru. Ndakwizeye Mukiza, nizeye yuko ari wowe wenyine ufite ubushobozi, ni wowe wageza mu ijuru. Genda kwisunze ibyo twakora muri isi, bitegetswe n'amategeko ntibihagije kugeza umuntu mu ijuru. Twizere igitambo cyawe Yesu, bikabyangezayo aho heza mu ijuru.
bumva basangira umwuka n'imisusire by'umwami Yesu bituma bahagarara bemye guhanga no mu bihe bigoye igihe amapfa yateye ibihe byagakwe basohoza inshingano ukababera ishema Bibiliya we Bibiliya murikira ahacuze umwijima bera itabaza ibirenge byanjye ntibizasitara nzakurya nkiriho ujya umbera ifunguro ry'umunsi umfatiye runini uri ndeba kure ahacuze umwijima bera itabaza ibirenge byanjye ntibizasitara nzakurya nkiriho ujya umbera ifunguro ry'umunsi umfatiye runini wirumbera umucyo ahacuze umwijima bera itabaza ibirenge byanjye ntibizasitara nzakurya nkiriho ujya umbera ifunguro ry'umunsi umfatiye runini wirumbera umucyo
acamo abantu be birangwa n'imibabaro nyamara ugizemo neza agera ku ntsinzi iryo shuri hose yanyuzemo nawe ubwo yajyanwaga mu butayu Imidiyani yahitiye guca bugufi no kwihanganira byose shuri ry'Imana urajye wihanganira mu ishuri ry'Imana umuremyi arashaka izahabu nziza yanyujijwe mu ruganda inkamba zatawe yiteguye gukoreshwa umurimo we urajye wihanganira mu ishuri ry'Imana umuremyi arashaka izahabu nziza yanyujijwe mu ruganda inkamba zatawe yiteguye gukoreshwa umurimo we muri byo umwigisha wacu ni Yesu umuremyi wa byose amenya ibiriho none ndetse na byose bizaza nta kimutungura ntiyadukundira ibirenze ibyo tutabasha kwihanganira hamwe n'ibyo bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza ngaho bagenzi mukomere muri byo urajye wihanganira mu ishuri ry'Imana umuremyi arashaka izahabu nziza yanyujijwe mu ruganda inkamba zatawe yiteguye gukoreshwa umurimo we urajye wihanganira mu ishuri ry'Imana umuremyi arashaka izahabu nziza yanyujijwe mu ruganda inkamba zatawe yiteguye gukoreshwa umurimo we yanyujijwe mu ruganda inkamba zatawe yiteguye gukoreshwa umurimo we yiteguye gukoreshwa umurimo we yiteguye gukoreshwa umurimo we byahereye kuri Sitefano no ku bandi bera bose babahora kuvuga iryo zina babakoze isoni rwose ngabo mu mazu y'imbohe babagaburira inyamaswa bazira guhamya kwa Yesu igihe cy'amakuba ya Yakobo nikigera Mikayeli wajya guhagarikira abantu be azoza atabarane n'intore ze k'urugamba ruheruka abimenyereje kubana n'udahemuka bazumva bahumuriye
bahumurije ati nshuti zanjye sinabasize mwenyine bazahabwa kunesha nawe igihe cy'amakuba ya Yakobo nikigera Mikayeli wajya guhagarikira abantu be azaza atabarane n'intore ze ku rugamba ruheruka abimenyereje kubana n'udahemuka bazumva bahumurije ati nshuti zanjye sinabasize mwenyine bazahabwa kunesha nawe Janibuka za ntumwa za Yesu Petero na bagenzi be batumizwa ngo bisobanure kubyo bari babujijwe barabakubita cyane imbere y'abacamanza bashimishwa n'ibyo kubwa Yesu igihe cy'amakuba ya Yakobo nikigera Mikayeli wajya guhagarikira abantu be azaza atabarane n'intore ze ku rugamba ruheruka abimenyereje kubana n'udahemuka bazumva bahumurije ati nshuti zanjye sinabasize mwenyine bazahabwa kunesha nawe igihe cy'amakuba ya Yakobo nikigera Mikayeli wajya guhagarikira abantu be azaza atabarane n'intore ze urugamba ruheruka abimenyereje kubana n'udahemuka bazumva bahumurije ati nshuti zanjye sinabasize mwenyine bazahabwa kunesha nawe tugeze muri cya gihe cy'aba bagorozi bacu naho twasabwa guhamisha kwizera amaraso yacu twibuka isezerano rye naho twasha mu muriro tuzavamo dushima Yesu igihe cy'amakuba ya Yakobo nikigera Mikayeli wajya guhagarikira abantu be azaza atabarane n'intore ze ku rugamba ruheruka abimenyereje kubana n'udahemuka bazumva bahumurije ati nshuti zanjye sinabasize mwenyine bazahabwa kunesha nawe igihe cy'amakuba ya Yakobo nikigera Mikayeli wajya guhagarikira abantu be azaza atabarane n'intore ze ku rugamba ruheruka abimenyereje kubana n'udahemuka bazumva bahumurije ati nshuti zanjye sinabasize mwenyine bazahabwa kunesha nawe nshuti zanjye sinabasize mwenyine bazahabwa kunesha nawe bose bagira ubwoba bose bagira ubwoba gihe kimwe abigishwa ba Yesu bagiye kunesha
hagati mu muraba bose bagira ubwoba bose bagira ubwoba bibagiwe umwami w'umuraba ari mu bwato natwe niko twibagirwa Yesu turi mu ngorane bibagiwe umwami w'umuraba ari mu bwato natwe niko twibagirwa Yesu turi mu ngorane nugera mu ngorane z'isi ibuka ubuhungiro bwawe Yesu umwami ukomeye niwe uzagutabara bibagiwe umwami w'umuraba ari mu bwato natwe niko twibagirwa Yesu turi mu ngorane bibagiwe umwami w'umuraba ari mu bwato natwe niko twibagirwa Yesu turi mu ngorane bidatinze mugenzi tuzamuka inyanja y'isi tugere hakurya y'uruzi dusingize uhoraho bibagiwe umwami w'umuraba ari mu bwato natwe niko twibagirwa Yesu turi mu ngorane bibagiwe umwami w'umuraba ari mu bwato natwe niko twibagirwa Yesu turi mu ngorane natwe niko twibagirwa Yesu turi mu ngorane Yesu iwe uzadutabara turi mu ngorane ubuzima bw'isi tubamo butwibagiza Imana tukirengagiza ko ari idutunze ibibazo byakwiyongera tukayigarukira kuko tuba tubuze udutabara kera
kera na n'ubu ni kwiri tukagera igihe na rimwe ugira ngo irakwanze kuko imigambi yayo ni myiza kuri twe. Haleluya. Abantu bemera ko Imana ari urukundo mubigaragarishe kubihamya rwose tubibone, mufatanye natwe kuririmba. Ibigeragezo nibiza ukumva ufite ubwoba, ujye wibuka yuko mfite umurengezi, uwo ni Yesu umwami wacu uwadukunze kera kandi afite imbaraga azadutabara. Imana n'urukundo ntabwigiruka uko yahoze kera na n'ubu ni kwiri tukagera igihe na rimwe ugira ngo irakwanze kuko imigambi yayo ni myiza kuri twe. Imana n'urukundo ntabwigiruka uko yahoze kera na n'ubu ni kwiri tukagera igihe na rimwe ugira ngo irakwanze kuko imigambi yayo ni myiza kuri twe. Imana n'urukundo ntabwigiruka uko yahoze kera na n'ubu ni kwiri tukagera igihe na rimwe ugira ngo irakwanze kuko imigambi yayo ni myiza kuri twe. Imana n'urukundo ntabwigiruka uko yahoze kera na n'ubu ni kwiri tukagera igihe na rimwe ugira ngo irakwanze kuko imigambi yayo ni myiza kuri twe. Vuba bidatinze tugiye kubona Yesu umwami agarutse, tuzamubona mu bwiza ukazatunguka ku bicu, amaso yose y'abatuye isi bose azamubona. Tegura iherezo ryawe none utazatungurwa ku munsi w'amateka. Abo banesheje ibishuko by'umwanzi Satani tuzazamukana mu kirere twese turirimba kunesha, tuzishima mukiza nyir'ubushobozi bwo kurengera umuntu, ikuzo icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe iteka ryose. Mbese wiringiye kuzasanganira Yesu umwami agarutse, cyangwa uzatakira imisozi n'ibibaye ubisaba ko byaguhisha? Twambare intwaro z'Imana twitwaze gukiranuka, tuzabashe guhagarara dushikamye ku munsi ukomeye. Yesu ati uba muri jye nanjye nzaba muri we, kandi isezerano rye ntirihera uko biri kose rizasohora. Mbese wiringiye kuzasanganira Yesu umwami agarutse, cyangwa uzatakira imisozi n'ibibaye ubisaba ko byaguhisha? Twambare
rizasohora. Yesu byarabonetse, yavuze ko hazaba ibyorezo, intambara n'imuhaza zo, umubano w'ibihugu by'ibihangage warahagaze. Uretse n'ibyo kandi urukundo rwarakonje mu bana Imana yaremye. Abazi gushishoza ibi byose bo barabireba. Mbese wowe mugenzi iyo urebye ubona gisigana hehe? Ubwo hagiye kubaho kurenganywa ku bantu bazahamya Yesu. Mukenyere mushikame mukomerere mu mwami tuzanesha. Mbese wiringiye kuzasanganira Yesu mwamagarutse, cyangwa uzatakira imisozi n'ibibayu bisaba ko byaguhisha. Twambare intwaro z'Imana bitwaze gukiranuka, tuzabashe guhagarara dushikamye ku munsi ukomeye. Yesu ati uba muri jye nanjye nzaba muri we, kandi isezerano rye ntirihera, uko biri kose rizasohora. Mbese wiringiye kuzasanganira Yesu mwamagarutse, cyangwa uzatakira imisozi n'ibibayu bisaba ko byaguhisha. Twambare intwaro z'Imana bitwaze gukiranuka, tuzabashe guhagarara dushikamye ku munsi ukomeye. Yesu ati uba muri jye nanjye nzaba muri we, kandi isezerano rye ntirihera, uko biri kose rizasohora. Mbese wiringiye kuzasanganira Yesu mwamagarutse, cyangwa uzatakira imisozi n'ibibayu bisaba ko byaguhisha. Twambare intwaro z'Imana bitwaze gukiranuka, tuzabashe guhagarara dushikamye ku munsi ukomeye. Yesu ati uba muri jye nanjye nzaba muri we, kandi isezerano rye ntirihera, uko biri kose rizasohora. Satani rugari umurwanyi, ariko si umuneshi. Kiranuka ugeze ku gupfu, zambikwa ikamba. Ndibuka ngashishiza ibyahise, uko nagutumiraga ibyaha umwamasi. Iyo nageraga aho numva bavuga Imana, nafotoga nuko bamumva sinshaka kuyimenya. Hanze y'itorero n'amahoro ahabona
tuzacirwaho turabaragwa ubwami mu ngoma y'Imana dukangwe nuko umubisha yakugabaho igitero gahunda ni y'Uwiteka mubo yaremye wibuke ko Imana ihora ihoze nawayo wanagara Satani n'ubwari umurwanyi ariko si umuneshi kiraruka ugeze ku gupfu zambikwa ikamba tuzacirwaho turabaragwa ubwami mu ngoma y'Imana dukangwe nuko umubisha yakugabaho igitero gahunda ni y'Uwiteka mubo yaremye wibuke ko Imana ihora ihoze nawayo wandagara Satani n'ubwari umurwanyi ariko si umuneshi kiraruka ugeze ku gupfu zambikwa ikamba twaratsindishirijwe nateka tuzacirwaho turabaragwa ubwami mu ngoma y'Imana dukangwe nuko umubisha yakugabaho igitero gahunda ni y'Uwiteka mubo yaremye wibuke ko Imana ihora ihoze nawayo wandagara Satani n'ubwari umurwanyi ariko si umuneshi kiraruka ugeze ku gupfu
wasiwe n'ukundusha rwose bimeza kubaho imbere zururutse umutwaro wanducaga nisangire Yesu umugani bwe sinzibuka iby'isuku bizabandukanye n'ibiruho wasiwe n'ukundusha rwose bimeza kubaho imbere zururutse umutwaro wanducaga nisangire Yesu umugani bwe sinzibuka iby'isuku bizabandukanye n'ibiruho wasiwe n'ukundusha rwose bimeza kubaho imbere zururutse umutwaro wanducaga nisangire Yesu umugani bwe sinzibuka iby'isuku bizabandukanye n'ibiruho. turagushimye Mana yacu, tugushimiye ko udukunda kandi urukundo rwawe rugaragaje ku musaraba, aho ubuntu n'ubutabera byahoberanaga, uwari wazimiye akabasha kuboneka, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye yuko abari bazimiye waduhinduye ubwoko, ntiwatugira ubwoko gusa ahubwo tugira abana bawe, ntiwatugira abana bawe gusa ahubwo tugira abaraganwa na Kristo, izina ryawe rihimbazwe. Reka uko kuri gukomeye kumvwe n'imitima yacu, umwuka wera akomeze kutwumvisha uko kuri, kandi tugende nk'abana bawe bacunguye kugira ngo abatubona bahere ko bahimbaza izina ryawe. Tugushimiye ko wabanye natwe, turi gusengera abagiye gufata ingendo ndende ndetse n'ingufi kugira ngo twese ubane natwe, nongera kuduha amahirwe yo guterana nk'uku nguku tuzagushima, kandi ikirenze kuri ibyo ngibyo uzaduhe guteranira mu bwami bwawe. Turacyafashe igihe mu ntambara, ariko tugushimira yuko utadusize wenyine, utubwira yuko uzabana natwe no kugeza ku mperuka y'ibihe, ukomeze ubane natwe kandi uduhe umugisha wawe rwose, mu izina rya Yesu, amen.